tubahaye ikaze kandi tubifuje gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana amakuru n'ibiganiro bya TSG Online TV. Tugize amahirwe guhura rero n'umwe mu bakobwa bafite icyo bakoze muri iki gihugu kandi bafite n'izina rikomeye bitewe n'ibikorwa byabo, ni Blandine. Reka tubasabe mutwibwire, munatubwire n'ibyo mukora kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya Blandine uwo ari we. Murakoze, nitwa umuziranenge Blandine. Mfite company yitwa Kotegise, akaba ari company muri rusange iberaho gukemura ibibazo umuntu abona duhurana nabyo bya buri munsi muri sosiyete, surtout ku bijyanye n'ubuzima bw'abagore n'abana. Mu minsi yashize twabonye hari ibinyamakuru mpuzamahanga byabanditseho bivuga ko mwabashije kuba mwakora pads cyangwa se twatuntu tw'isuku dukunze gukoreshwa n'igitsina gore mu gihe bari mu mihango. Igitekerezo cyaturutse hehe? Ubusanzwe kampani nyirizina nayitangiye 2014, nari ndi kwandika ubuzima harimo abagore n'abana. Hagati mu kwandika rero hari aho byageze ndi kwandika noneho by'umwihariko ku mbogamizi abana b'abakobwa cyangwa se n'abagore bahura nazo mu kubona ibikoresho by'isuku mu gihe cy'imihango. Icyo gihe ndi kwandika yari 2017. Hari ubushakashatsi bwari bumaze igihe bugiye hanze bwo mu Rwanda bugaragaza ko 18% y'aba bakobwa cyangwa abagore basiba ishuri cyangwa akazi kubera batabasha kwigurira ibiri ku isoko, ubwo akenshi ibyo bakunze kwita Kotegise. Rero icyo gihe nakomeje kwandika 2017 yose nari ndimo kwandika. Noneho ndangije kwandika umwaka urangiye mbona nta gikorwa kidasanzwe kiriho, nta cyahindutse yaba ku biciro, nta produit nshyashya yaje ku isoko. 2018 rero nibwo navuze reka ndekera kuko biri kwese ikibazo cyavuzwe twavuze ntako tutagize, reka ndebe buryo ki natwe twaba mu bisubizo bihari. Rero ku ruhande nari nsanzwe nkora imyenda muri rusange, nakoraga imyenda y'ababyeyi batwite na bonsa. Ndavuga ikintu niyumvamo cyane uko biri kose ni igitambaro, reka mbanze nanjye nkore research yanjye bwite ndebe igitambaro gishobora gukora, ese hari icyabugenewe, iki nta kibazo gifite. Ndebye rero nsanga yaba n'ibihugu biteye imbere, yaba n'abantu baha agaciro environnement, yaba ari n'abantu badakunda iyi miti y'inganda mu bintu byose dukoresha by'ubuzima, nsanga nibyo biri ahubwo bagira inama. Ndavuga wakora iki kintu uko biri gitandukanye nuko najya nshaka amapadi nkayafasha abana, gitandukanye nuko nabona amafaranga nkagura nkatanga. Ko biri hari icyo kirenzeho, hari ukuba turi kuzikora, hari abantu barabona akazi mu kuzikora, hari n'abana b'abakobwa barumva bari gutanga igisubizo ku bandi bakobwa. Kuko biratandukanye kuba umuntu wenda yaba ari gupfa gucuruza ikintu icyo ari cyo cyose, no kuba niba hari igisubizo undi muntu ari kubona, hari undi mwana w'umukobwa wakumva nawe yakigizemo uruhare kugira ngo akibone. Ahanini naho ngaho nahereye. Ikindi nuko ku ruhande rwo ko yaba ari ubushobozi bwo kuzibona cyangwa se n'izo nshuro nari kujya nkomeza njya gushaka padi zo gufashisha abana, nari mbashe kubona igisubizo gishobora kumara imyaka 2. Ndavuga ko biri kose iki ngiki nicyo cyamfasha gereranyije nuko ikibazo nakibonaga. Urabona se hari icyo biri gukemura muri ibyo bibazo by'abana bataga amashuri? Hari ikibazo biri gukemura nyuma y'uko mutangiye gushyira hanze izi product? Muri rusange kirahari kubera ko ahantu ahanini hari abantu babasha kuzigura bitandukanye. Wenda nabo ngabo twari twatekereje, hari abantu twahise tumenya ko burya izisanzwe zirabababura, zifite ibibazo bitandukanye by'imiti yo mu nganda bibatera allergy. Hari n'abagiye batubwira ko ubusanzwe wenda kubera ibi bya Kigali byo kuba mu apartment badakunda kujugunya, kuko yagiye kutapadi buri gihe yibaza ahantu iri bujye. Nyine abo n'abantu batandukanye, n'abandi bagira imihango myinshi cyane ku buryo ziriya padi bisaba gukoresha nyinshi. N'abantu batandukanye tutari twatekereje tujya kuzikora bajya bakunda kuza kuzigura. Ariko ku bijyanye n'abo bana twari twavuze, hari ama ONG atandukanye mu Rwanda asanzwe atanga amapadi. Rero cyane muri ya lockdown nibwo
kubera bari kubasha kugera kuri abo bana b'abakobwa nibwo bibajije ku kintu bakabaye bakoresha kirenze kugira akantu arajugunya. Rero nyuma yaho urumva niba ari abana no muri lockdown byari byanze mu rugo babuza amapadi, niba ari abana n'ubundi buri gihe bazibona kuko bazahawe na ONG, kuri ubu ngubu noneho abasha kukubwira ati niyo naba nkeneye yayindi niyo ntayibona iyi ngiyi mba ndi buyigumane kandi nzi neza ko ndamara iyo myaka 2. Uretse nabo rero n'abandi bose hari abantu bajya bazigura bagiye kuzifashisha abantu batandukanye, hari abajya bazijyana no hanze mu Rwanda n'ubundi mu bice bya Kongo nabyo harimo ibibazo hose hatandukanye. Akubwira ko nyine uwo mwana niba n'ubundi yasibaga iminsi 5 buri kwezi ko biri kose nyine muri iyo minsi noneho agiye kuba afite agapaka arakoresha. Rero ntago izigiye zose twebwe kuri izi hawa abana basibaga zose tuzifata nk'izagize akamaro, kuko nyuma yaho iyo dusuye dusanga none harimo kwiga kandi ari mu mihango. Zikoreshwa zite bitandukanye na za zindi dusanzwe tuzi? Nshobora kuza kukwereka nyuma kubera ko wenda ubu ngubu ntabona uko mpita nkwereka, ariko ni kuyambara ni nk'uko n'izisanzwe tuzambara. Ubundi wenda dufatiye nk'umwana uri ku ishuri, ku mpamvu ashobora kuyambara umunsi wose yego, ariko ku mpamvu z'isuku ni nk'uko no ku zindi zose ku mpamvu z'isuku batugira inama ko ari hagati y'amasaha 4 na 6. Byibuze niba umwana agendanye ipadi imwe ku ishuri mu gitondo ayambaye, tuba twamushyiremo agafuka arashyiramo iyindi ashobora kuza guhindura muri pause saa 6, ashobora guhindura akabika iyo yindi yari afite akayizinga neza, noneho akiga nimugoroba yataha urumva abafite 2 yakoresheje zombi akazimesa, akaba yakambara iya 3. Icyo gihe mu gapake k'eshanu dutanga agifitemo 2 ashobora kwambara ejo yaho, akaba yakambara iya 3 araramo. Ibasha gufata cyane no kurusha izindi ku buryo no kwiraramo n'ubundi burinda buke. Ntabwo nari numva ariko wenda tubwira ati nahinduye keretse ndaramutse asanzwe n'ubundi agira imihango ikabije. Noneho akamesa uburyo ibitambaro byayo bikoze ni uburyo ibishobora kuma n'igihe wenda izuba nyirizina ritubona ryacanye ryaba ryumvikana, ariko iyo ari ku manywa tubagira inama yo kwanika ku zuba nyirizina. Yanitse ku zuba amasahane iba yumye. None ku byerekeye n'igiciro ku isoko bihagaze bite? Tuzi ko ibikorerwa mu Rwanda made in Rwanda bakunze kuvuga ko usanga bihanitse pa raporo y'ibituruka hanze. Iki gikoresho cyanyu cyo ntabwo gihenze? Ubwo ninshaka kugereranya pa raporo y'ibituruka hanze ndagereranya n'izindi padi nk'izi ziramutse zituruka hanze. Izaturuka hanze nk'izi zaba zihenze kurusha izacu, kuko twe muri ko ya business yacu nuko ikibereyeho ari ugufasha muri society, ariko tukanakora ikintu gituma dukomeza gukora. No gufasha ariko atari ngo ibyo dufite byose tugiye kubitanga, dukora ku buryo turakomeza tugakora, ariko atari ukuvuga ngo duharaniye inyungu yo kuvuga nyine y'umurengera. Rero agapake nk'iyari zo gutanga amawenishe abantu bose bagiye kuzitanga muri rusange tugatangira 5. Nako umuntu ashatse kukagereranya na ziriya zindi urumva umuntu aba arakamarana imyaka 2. Mu gihe mu myaka 2 umuntu aba ukoresha nkiya mu myaka 2 yakoresha 24, abenshi bakoresha 48. Rero ubirebeye muri ubwo buryo bwose nko kuri abo bari bugurira abantu basanzwe babagurira bo abayungutse cyane, kandi kiba kiramukemurira ikintu no muri rusange nyine haba hari icyo birakataho. No kubijyanye n'abantu bashobora kuba bakenera kuzigura hanze, n'abantu bajyaga bazigura hanze n'ubundi bazigura hano, kuko hanze nabo nyine niba ari business yatangije icyo kintu ahadini yishyiriraho kunguka n'ibindi byose bitandukanye. Rero muri rusange ugapaki akatwereka kagura 5. Yego. Akaba kari muzingahe niba naka amabara aratandukana biterwa n'igitambaro twasanze mu mujyi tukabasha gukoramo ipake. Haba harimo 5. None se ubundi ayo matisi na matisi asanzwe cyangwa murarobanura bitewe nyine n'icyo mugiye kuzo? Amatisi yo gupakingamo cyangwa ya pads? Oya ya pads ararobanuye tuyagura precisement icyo ngicyo tuyaguriye. Pads imeze uko
iyo niyo pads imwe. yego hajya ku mubiri hameze uko mo hagati harimo igituma atashobora nyine igituma ibasha gufata cyane, handi nyuma hatuma noneho niyo yakuzura atashobora kwiyanduza. Tukamushyiriraho utumane two kugira abashe kuyifungira ku mwenda we w'imbere yambaye. So ibeze uko. Yego. Akaba karimo ako ka box kaba karimo pads 5. Kaba karimo pads 5. Noneho tukamushyiriramo n'akantu ko gushyiramo iyo yakoresheje, tukamushyiramo akamwerekera uko ayikoresha n'uko ayitaho, tukanamushyiramo akagozi kuko hari igihe wenda nk'abana bari mu cyaro badafite nk'umugozi usa neza, abenshi wenda banika nko hasi. Noneho icyo gihe iyo adafite ahantu yanika kuri padi kugira itanandura, ashobora wenda kubona agashami k'igiti cyangwa ahandi hantu yayihanika. Tuba twamushyiriyemo akangaka n'ubundi tugakora mu tutambaro tuba twasitikiye, ntabwo ari uko ntacyo kaba kangije kuri twe, ariko kaba kamufashije ku buryo ashobora kuyihanika gutya, akayimanika nko ku idirishya. Yaba bafite idirishya yamanikaho, yaba ari igiti, yaba uko biri kose hari ahantu ushobora kubasha kumanika ariko igasigara aho iri itari kwandura. Yego. By'umwihariko ukomoje ku bijyanye n'uko mukorana n'ama NGO cyangwa se nahise numva wavuze ko mudaharanira inyungu nyinshi. Ubwo umuntu yakwibaza ubwo nubwo mudaharanira inyungu se icyo giciro mwagishyizeho mugendeye kuki? Muri rusange igiciro twabanje tubara ayo ibitambaro bidusaba kuko turabituma natwe ntabwo tubibonera ubuntu. Ibitambaro bigenda ku gapake byose amafaranga ashobora guhemba abantu baba bazikoze byose imisoro byose ibyo byose tugakora ikintu gishobora gukavaringa ibyo bintu. Ku ruhande rwacu nyine ikintu gishobora gutuma niba tugurishije twongera tukarangura, ubundi niyo iba ari biti bitandukanye nuko wenda n'imyenda turayikora. Imyenda yo niba tuyikoze dushobora gusanga wenda ikanzu itwara 10,000 ariko bavuga ndayigurisha 30. Ibyo ngibyo ari amahitamo wenda kubera ahantu dukodesha wenda hari amenda, ibintu bitandukanye nibyo bishobora gutuma ku kindi gicuruzwa kitafitanye isano no gukemura ikibazo kiri social ushobora gushyira aho ushaka kugira ngo ugurishe ku giciro cyose ushatse. Kuva igihe mwatangiriye kugeza uyu munsi uko biri kose hari challenge cyangwa se imbogamizi muri guhura nazo ni zihe, niba zihari mutubwire nuko mwumva zakemuka? Imbogamizi ahanini nkahira kuba n'ubundi buri gihe ibitambaro tubikura hanze, kuko ibitambaro hanze ni ikintu nta nganda zabyo dufite hano, ariko kuri twe bijya bimbogamizi. Kuva ama lockdown ni ibintu bitandukanye, haragiye habaho impinduka nyinshi ku buryo no mu kubirangura icyo gihugu kigize impinduka zacyo ibiciro birahindagurika. Twe hano ntabwo twabwira abantu ngo reka duhindure, hari aho twe rero bitwafekta bitandukanye, yaba ari mu biciro, yaba ari mu ibyahindutse byose wenda kubera ibibazo bya corona biza ku bantu bose. Hari imyumvire itandukanye wenda ku bantu, kwa kundi ayisungiye ati padi z'abantu batishoboye, so uko ari iz'abatishoboye ni padi yakoreshwa n'umuntu wari we wese. Ni padi n'ubundi nk'izindi padi zose, aho bitaniye ni mu byo ikoresheje, aho bitaniye nuko iyacu nta miti y'inganda irimo, aho bitaniye gutyo. Rero buri wese yayikoresha, ntabwo ari uko message ijyanye n'iyi padi ari iy'abatishoboye, abantu bose bahise bishyiramo ko ari iki. Hari ibyo, hari no kuba habaho ingamba zijyanye no kubona standard zijyanye nabyo, nkeka ari nabyo byanafasha n'ubundi abandi bose kumva ko ari ikintu kizima, kuko buri wese yatangiye kumva yishyiramo ko ari ikintu gishyashya buri gihe, hari igihe akeka ko wenda ari ikintu kidakora. Rero hari ibyo ngibyo n'ahanini nyine n'abantu kubasha kwegereza bari abana amapadi, kuko natwe iyo tuyikoze ntabwo twayikora ngo tuyibahereze, kandi nawe uyakubwiye ati igihumbi sindahita nkibona, nako 5 sindahita mbibona, uramwumva nyine kuko ntabwo yahita bibona. Rero muri rusange urumva imbogamizi uko zigenda ziza, twagiye dukora udupake dutandukanye, tugira dukora n'akakanga nuko nguko. Akoko nangahe karimo tungahe? Ndabona ari akakange kagira kakabiri 5. Karimo zingahe?
kamwe nyine ni agapati kamwe hari akakamye hari tubiri gutyo kuzamura twatangiye agapaki kari standard hari 5 kuko ariyo twumva yafasha umukobwa mu mihango yose ariko nyine hasi zo mbogamizi kuri bo kavuga ati ngiye 5 sindabibonera rimwe 6 sindabibonera rimwe cyane ko mu kugurisha ku muntu wa nyuma ubwo ni 6 kavuga ati 6 sindabibonera rimwe none se byashoboka ko ujya kamwe kandi twakamuha kadafunze biba ngombwa ko dukora dupaki dutoye rero buri wese agura mu bushobozi bwe ariko nyine mu mbogamizi kugeza izi saha ntabwo twakirengagiza nivo y'imibereho y'abo bantu abashaka kubafasha babagurira muri rusange karaka icyatanu wagakoresha kangahe kamwe nyine urumva bari kamwe haba hakirimo iyo mbogamizi yuko nagira kamwe nta kamesa arasigara nta kindi afite we rero akakubwira ati aho kugira nanirwe kugura nakemera nkagenda ngura kamwe ndazakambara ngiye mu misa ngiye aho ndicarana n'abantu mu rugo nzajya mba nambaye ibyo bindi wenda niba ibyo nakiyanduza agahitamo nyine akurikije ubushobozi arimo kugira hari ikintu ukomojeho cya standard mwabasha ku exportinga hanze ku bantu baba basanzwe bazizi azi niyo materiyeri kuko ibitambaro dukoresha byose byo bifite ama certificate bifite standards ibitambaro nyirizina byujuje ziranenge pad ubwayo nyuma yo kuyikoresha muri ibyo bitambaro twe kubera ntazo dufite niho hashobora kuba imbogamizi ku bantu bifuza kugendera kuri icyo kintu ariko ku exporting bwo turi exporting murateganya se kuzabona iyo certificate kuri ubu mpuzamahanga ku bijyanye na standard cyangwa se icyo twituziranenge turabiteganya cyane ariko turi mu nzira baradusuye uretse no kudusura nabo nta kindi kintu kibi bari bazivugaho rero nekereza ko ni ibintu byigwaho ni n'urugendo rutaba ari rugufi rero yari ikintu ari gishyashya hari n'ibintu bigiye gukorwa bishyashya umuntu abasha kuba icyo gihe ariko natwe tukabasha gupushinga kugira bibashe kugenda neza umuntu yakwibaza nk'iyi cosmopads nko mu myaka nka 20 iri imbere urumva izaba igeze ku ruhe rwego inzozi zawe cyangwa se wenda nko muri vision yawe uri kureba nko muri iyo myaka 20 iri imbere mvuze 20 wenda nuko ariyo isiza wenda nka vision uri kubona nk'iyi cosmopad mu myaka iri imbere myinshi izabigeze cyangwa se nka urifuza ko yabiri kuri rwego muri rusange ntago wenda nabireba nka cosmopad ku ruhande rwacu vision yacu nuko twabasha kwanduza n'abandi bose bakabasha kudufasha nyine kugira icyo bamara mu buzima bw'imyororokere bw'umwana w'umukobwa cyumwihariko umwana w'umukobwa akamenya ubwo buzima bwe kandi ntihagire yaba umukobwa yaba umugore ntihagire uwongera gustragoringa kugira abone ikintu arakoresha ari mu mihango kuko kuri twebwe imihango nyine ni bezwe nta nubwo ari ikintu rega umuntu ahitamo iyo ari kwa kundi ushobora kuvuga ati wenda ndapfumuye none muri iyi minsi nta herena mfite icyo gihe niho uba warapfumuye iyo utamba herena nyine ubwo icyo gihe aba ari niho watangije ikintu cyo gupfumura ariko ku mihango ntasho baba bafite umwana w'umukobwa yagira akazi atakagira ntasho baba bafite abazagira imihango ubuzima yaba ari mu bwari bwo bwose imihango barayigira rero ku bwacu vision yacu nigiye mu Rwanda nta umwana w'umukobwa cyangwa umugore waba buri gikoresha arakoresha mu gihe cy'imihango yakibonera ubuntu yakigura yabona ikiri fancy yabona igiciriritse ariko byibuze igikoresho kizima kijyanye no kubungabunga isuku yo mu gihe cy'imihango uko biri kose mu cyaro cyangwa se abatishoboye bakunze guhura n'iki kibazo kurusha uko baba bishoboye hari icyo mubafasha abantu nk'abo batishoboye mu buryo bwihariye kurusha babandi basanzwe bafite imirimo ihoraho nk'abo bana biga mu byaro cyangwa se n'abandi bari muri uyu mujyi wa Kigali ariko bakennye batabasha kuba babona mu bitaro byo kugura nka karaga box hari icyo mubafasha mu buryo bwihariye bwo kugabanyiriza igiciro cyangwa se no kubahira ubuntu kuri twebwe urumva abagura basanzwe wenda abantu bose bazigurira hano bazigura kuri 6 ntabwo bazigura kuri 5 ni Kicukiro aho dukorera Saint Joseph
sobanura nk'umuntu utahazi location ku buryo anakeneye no kuzigura yazigura yabasangaho muri akaba ariko ahantu hatandukanye yazibona niyo adahamagaye turazimwoherereza niyo mpamvu aho wenda atari ikintu kinini cyane tubwire nyine nubwo atari advert ariko ni ibintu nyine biri social kandi byakenerwa n'abantu benshi tubwire aho umuntu yabasanga cyangwa se n'umuntu abikeneye ari mu ntara ni gute yabibona ahanini abikeneye icyo gihe ntekereza kubahereza nimero aricyo cyakoroha kurusha ibindi sinaza kwibuka yandika n'ubundi nta kibazo yivuge ariko ndanayandika ndabanza ngire nayuzi ndayizi nuko nashaka kwishirika reka dukomeze noneho apart y'ibyo ngibyo amasocial media yacu yose no kuri web yacu naho tuzigurishaho social media ubwo ni Twitter, Facebook, Instagram, yaba Twitter, yaba Facebook, yaba Instagram, yaba LinkedIn, yaba YouTube, hose adushaka yabibona taza kwikwereza adushaka yabibonaho niyo bishaka turayimwoherereza kuri website yacu hariho shop yazo nabwo icyo gihe twazohereza ubwo nari mbivugiye ko ntago aha turi ntago ari ahantu hacuruza cyane ku buryo wese nahita mvuga ngo za Kicukiro rero turaziboherereza pe agapakira ku bantu basanzwe ari kwigurira ni 6 kuri abo wari uvuze icyo twongeraho kugira ngo byibuze wese ushaka gufasha abashe kuyitanga turenga kuba agapakira 6 tukagatangira 5 abantu bose bashatse kuzitanga tuzibahera 5 noneho apa icyo ngicyo urumva twe wenda kuri site yacu tuba koko turi bicuruza ariko no kuri site yabo twe tubasha kubashakira abantu barazigura epi niyo umwaka urangiye twebwe dutanga izo mu nyungu ubwo ariko ndabyita abagiye bagura kuri 6 hari umubare w'amapake twebwe avamo tukajya kuzitanga hari amashuri tujya tuziga zo z'ubuntu atari ukuvuga ngo hari abaziguze yego amakuru atugeraho rero nuko hari ibihembo bitandukanye wagiye wegukana yaba ari mu Rwanda no kwego mpuzamahanga batubwira nk'ibihembo nka bimwe wagiye wegukana ese baguhembaga kubera iki kugira ngo nyine utusobanurire winspire n'abandi bana b'abakobwa ibihembo bigiye bitandukanye wenda ndakeka ibyaba byaravuzwe cyane wenda niyo navuga ibyavuzwe cyane 2019 iri nko mu kwa 10 iyi projet y'amapadi nyirizina Cosmopads yatsindiye igihembo cy'umukobwa ufite igisubizo gifitiye akamaro abandi badamu cyangwa n'abakobwa muri Youth Connect Africa yabereye muri convention yego ni icyo ngicyo nyuma yaho hashize nk'ukwezi kumwe mu kwa 11 Cosmotive muri rusange nka company igira ikimari ibereyeho tukunajita ku empowering abadamu yaba ari ibisubizo by'abagore ariko nanone mu bijyanye n'imikorere abenshi twebwe bari abakobwa cyangwa abagore mu kazi yaba ari kugira ibisubizo by'abagore ariko no kuba imirimo iba yakozwe n'abo bagore cyangwa n'abakobwa rero nabo baduhembye mu kwa 11 bombi ndumva ari bo ahanini batumye tumenyekana cyane kuri ibyo bintu by'ibihembo ibindi ntabwo biba byavuzwe cyane nyuma yaho rero byari ari bitandukanye byo muri covid kugira dukomeze dukore bigiye bitandukanye ibindi suko ntabwo akari ibindi yaba ari ibindi twajya tugiramo hagati ibyo ngibyo ndumva ari byo twaba twarageze ahantu hashobora kumenyekana cyane ukunda kurya iki biterwa nuko naramutse mu buzima busanzwe haravuga ko bakunda ibiryo bya Kinyafrika haravuga ko bakunda amafiriti biterwa nuko naramutse ariko dufatiye ahantu hose icyarimwe tuvuge wenda uyu munsi uko waramutse ikintu gihe utandukanye tuvuge njye ndi hano mu Rwanda nshobora kuvuga wenda ko nahitamo imvange njye natetse imvange wenda y'ibirayi n'ibishyimbo ariko nimfatira muri rusange
iyo hajemo wenda nko kujya ahantu hari indi mico hari ibindi bikoni iki gihe nsigara ndi buryo wenda nk'ifiriti n'ikindi kintu nanone kitarimo isosi ku mpamvu z'imitekere y'ibindi bihugu kuko ngengera inzoka itari nziza nsigara rero ndi gufata ibintu binyuze nko mu mavuta ariko byumutse ku buryo ntari bugire ikibazo cy'amasosi mu nda soya. Tuvuge wenda uri mu nzu iwawe cyangwa se somewhere bakavuga ngo ufata ikintu kimwe mu nzu usohokana wahitamo iki? Ndi mu nzu bakavuga nsohokana ikintu kimwe cyo gukoze hagiye kuba iki? Tuvuge wenda habaye nka accident zigashya cyangwa se bakavuga ati bakagwitishamo ikintu kimwe usohokana ukunda kurusha ikindi wahera usohokana iki? Okay, ngiye kuri side spirituelle nari kuvuga Bibiliya ariko ku mpamvu ya communication no gukomeza gahunda zanjye machine ishobora kumbana nini kandi sinayihamagaza nafata phone ariko precisement nafatiye ko yako n'undi Bible nayisangamo ubwo nkana communica nkanakora n'izindi gahunda nafata phone ya smart ariko. Okay, yego. Igice ukunda ku mubiri wawe ni ikihe? Igice nkunda ku mubiri wanjye kuse ni iki? Nta kidasanzwe ariko ikintwara umwanya n'umusatsi. Umusatsi n'ukunda kurusha ibindi? Uko ngukunda ariko ntwara umwanya. Ubwo wasanga iyo ntawukunda ntari kuwogosha ntwarira umwanya mwinshi. Umusatsi wawe naturel cyangwa witaho nyine muhe buryo? Ntabwo mwitaho byatari ni naturel ariko nyine ntwarira umwanya bari raporo yuko numva nyine uwo mwanya nakawukoresheje ikindi kintu. Igisubizo cyumvikanye ubwo ni umusatsi. None ukunda kwambara iki? Nkunda kwambara iki? Ryari ipantaro, ijipo, imyenda y'abakobwa nyine turayiza kenshi. Icyo nabaciro nyinshi icyo wumva ari umwenda umuhaye amahoro, umwenda haramutse hahiye nabasha no kurira igipangu ko ni ipantaro. Ipantaro impaye amahoro ariko nayo apana impambi. None ni nk'iki kintu cyakwabaje nka story udashobora kwibagirwa mu buzima bwawe yagukoze ku mutima ku buryo uvuga uti iyi sinzayibagirwa yarambabaje pe? Story yambabaje ni nyinshi. Imwe iruta izindi? Nayivugira hano. Oya ni nyinshi ariko ndikumva ntabwo ari story nakabaye mvuga ahantu kuko ni ibintu umuntu aba yararenze. Epuis ni story nyuma mpita mba grateful yayo kuko niba yaratumye ntangira gukora ibyo nkora. Iyo izo story zose zambabaje zitabaho mpayimba ndi umwana nyine w'umutesi uraho. Rero kuri nge ndumva atari ntago ari ibintu navuga ngo iyi story ngo niyo yambabaje ngo kubera iki kuko nyuma niyo yanshimije, nyuma niyo yampaye icyatumye nishima kurusha ibindi sona. None se Blandire ko numva iyo nkuru ishishikaje ntabwo wayitugeraho wenda ntivuge yose ariko uvugemo ama highlights make. Ni iki cyagushimishije mu buzima bwawe? Wumva uvuga uti nanjye rwose ahangaha ndumva nakwishima kandi nkabibwira n'abandi? Icyanshimishije mbigereranyije byose mbifatanyije kuko hagiye kimwe cyagiye kizana n'ikindi navuga kuba twarageze ahantu Cosmotive itanga icyizere yaba ari ibyo dukora yaba ari n'abantu. Niba naratangiye ndi kuvuga reka ninspira abandi bakobwa ko hari aho twagera cyangwa se bafashe kugira icyo cyizere cyangwa kugira n'ubwo buzima. Izi saa tuvuga tuti dushobora no kugera noneho kuri company irimo yaba abakobwa y'abadamu 100 kandi twakora kandi hari aho twagera. Numva kuri nge nicyo kinshimisha cyane kuko haba hari igihe kinini umuntu yihirinze imyaka nk'itanu abona ibyo bihembo ariko icyo gihembo kikaba kitanahaye aringa batatu akaba ari igihembo nyine ukishima kuko ni intambwe umuntu aba agezeho. Ukaba utanamenya niba ejo uzakora ari cya gihembo kiratuhumurikira ariko ntumuha akazi ntumuhe contrat. Rero kuri nge numva icyanshimisha n'iyo stability.
niye nkuru yakubaye ukiri umwana isekeje ni nyinshi tubwira imwe muri zo cyangwa ebyiri niba cyangwa n'eshatu oya ni nyinshi oya be free tubwire turi kuganira nk'akantu kakubayeho nk'agakuryo kakubayeho ukiri umwana twinshi ngeze gutera ibuye mu ipine ry'umuntu mu ipine ry'imodoka iri kugenda maze sinamenya ko umuntu nta mikino yari afite yahise afurena turirukanka twari turi kuva ku ishuri turiruka hari ahantu hari n'ishyamba tiyibuze ko ari siriyasi nawe ntiyahagarara twirukanka yahise afurena ako kanya imodoka yarabirukana n'amaguru aratwirukanka tugasimbuka imigenda akiruka niwe yabuze ubutipe yari siriyasi kugeza mfashe agufashe kugeza nta kintu yankoze ariko yaramfashe nta nagashyi yagukubise kandi n'abandi bose yabanyuzeho ntabwo yigeze bafata kugeza mfashe muga umuntu yari siriyasi ntabwo ari kongera gutera mu mapine ntabwo wigeze agukubita se yakubwiye gute agufashe nta n'ikintu na kimwe yakoze ariko narebye umwanya atakaje nyirukanka ndavuga ibintu byari siriyasi ujya ukundira imiziki yego ni nk'iyi ndirimbo iri gutrendinga muri fone yawe cyangwa se kuri playlist muri fone yanjye yaba mu Rwanda fone yanjye nta ndirimbo mfitemo cyangwa mu modoka cyangwa se muri computer cyangwa se home ntayo mfite ntekereze ku ntuzo cyangwa se mu mutwe wawe y'inyarwanda izo arizo zose inyarwanda kadere ku nyarwanda inyarwanda nibaza inyarwanda nawe uherutse no kumva buriya cyangwa reka kumworohereza abahanzi bo mu Rwanda ukunda ni bande mbwira batanu Riderman aho ntabwo urashaka gutekereza ubwo abandi noneho ngiye kubatondeka kugira ngo batanu gusa Riderman ni number 1 we ntabwo urashaka kubyibaza icyo karimo Riderman ndi abahanzi bahari cyane muri iyi minsi Teta nubwo atagikora iyo yasohora yose nahita nyumva inde Diana Teta okay ndi muhanzi Bruce Melody nawe cyane harabura babiri reka bigereranye byose ndebe ndi kugerageza ngahita mbona ariko wenda kudirimba imwe ariko ibindi ukabona nta bindi babiri b'abanyarwanda nibo basigaye watubwiye Riderman Sandra Teta oya yitwa se Sandra Diana Teta yego Diana Teta na Bruce Melody harabura babiri niko uzi hano ntabwo ndabasha guhitamo ariko abahanzi nk'abangahe bo muri kina music harimo abahanzi nyine nka batatu buri umwe nagenda mfatamo nk'indirimbo rero Knowless ngiye kuvuga amabano na Neri oya nari nyine bose nyine ikibazo abo batatu bose reka abo muri kina tubahe babiri basi ariko bari ikibazo nyine bose baraza nkuko ari batatu ikibazo na Knowless araza oya byumvikanye Knowless aje muri top 5 yaba wa gatandatu ubwo ntago arimo oya muri abo batatu bose ubwo nyine bagumane uwo mwanya kuko bose nyine bafite ukuntu bakora nta kibazo reka tumugirire imbabazi agumemo ariko umukuyemo ntabwo ari imbabazi okay muhanzi bawe niba nibuka neza ni Riderman
Teta Diana, Bruce Melody, Neri Ngabo na Igor Mabano na Knowless ubwo waje nk'inyongezo. Oya ntabwo yaje nk'inyongezo, nakubwiye ko nyine muri kino ubwo narindi kubona abandi bari gusigara bose byanze bikoze nababona muri kino. Okay, tugire no hanze y'u Rwanda, ukunda kumva imiziki yihe, abahanzi ukunda nabaye? Hanze imiziki ntabwo nyirobanura. Ushaka kutubwira nka genre kuvuga ati ngiye nkunda kumva? Ntabwo nyirobanura ariko biterwa rero nuko okay, inshuro nyinshi pop abenshi pop wese arumva ariko bitewe na mood ndimo numva country. Tugiye mood imeze uko. Ntabwo abahanzi nibura nka batanu seho. Haze ndaye kuba ataheruka gukora ubwo naho ndahita mpera kuri Eminem. Ubwo abandi gahunda ngenda ngereranya ntabwo hanze nkenera kugira nka batanu. Ariko ushobora gukunda Alicia Keys ku mpamvu z'into. Nuko nyine ziriya ndirimbo haba story mbasha kuyumva pani ibintu by'intozi afana amarangamutima. Umva rero akambwira ahantu habayeho kujijinganya turagaruka mu Rwanda. Okay, nta kibazo. Harimo King James ubwo arasimbura ndi muri babandi. Oya nyine handi njye nakubwiye ko ari imyanya ngiye kuvuga. Okay. Ariko King James ari Okay. Yeah. Tukomereze hanze. Eminem, Alicia Keys. Rero harimo n'abandi nyine biba biraho ariko kugira wenda imibare yuzure subwo kugira imibare yuzuye nashyiramo Ariana Grande, nkashyiramo na Taylor Swift. Bane si bageze haraburumu reka mbigereranye ndebe. Ariko umuntu witwa Tori. Nyine abo ngabo nuko bari bazi. Ariko ndi kugereranya ngasanga indirimbo ze nzumva cyane. Witwa Tori ndamwumva cyane. Okay. Ukunda kureba movie? Yego. Ukunda ubuhe bwoko bwa movie? Action. Ariko surtout harimo either investigation cyangwa se utuntu turi scientifique cyangwa ama computer cyane ibintu byakuri. Ubu se ari uri kureba muri iyi minsi? Muri minsi ntabwo ndi kureba movie. Nyine muri busy nabaye busy ariko yego. Ukunda siporo? Shaketse nko kurya wenda. Siporo kura no kurya gusa. Yamenyo nyine yo kurya. Ntabwo ukora siporo? Yine ntabwo nakishyira mu bayikunda. Okay, kuki udakora siporo kandi abahanga mu by'ubuzima tubwira ko ari byiza? Wasanga nyikora mu bundi buryo. Nyine icyitwa siporo ntabwo nyikora nyine biraho. Okay. So twagushimira rero ku mwanya mwiza uduhaye kandi turakwifuriza gutera imbere, inzu zawe ukazigeraho kandi Imana igufashe kubigeraho byose.